tuguhaye ikaze mu kiganiro Kristo ku isi. Iki kiganiro kigizwe n'inkuru zimwe na zimwe zarobanuwe mu nkuru nyinshi dusanga muri Bibiliya yera. Mbahaye ikaze mu nkuru ijyanye n'ikiganiro cy'uyu munsi. Niba warigeze urwara indwara ikubabaza cyane, niba se hari uwigeze agutotesa mu buzima bwawe, niba warigeze kubaho udafite ibyo kurya, udafite aho uba cyangwa nta myambaro ufite, byanga bikunda hari ikibazo wibajije kandi kijya kibazwa n'abantu benshi. Ese koko muri iyi si yuzuye imibabaro n'amakuba haba hariho Imana yitegereza byose? Niba waribajije ikibazo nk'icyo, menya neza ko utari wenyine. Kuva kera cyane abantu bagiye bibaza ibibazo bikomeye, kandi wenda icyo wasanga ari icya mbere ku rutonde. Birumvikana neza ko hari ibindi bibazo bigora abantu dukunda kwibaza. Nk'urugero, wakwibaza uti kuki hari ibibi byinshi bikorerwa muri iyi si? Kuki abantu bicana? Ese iyo umuntu apfuye bigenda bite? Rwose ntitwabura kwibaza ibibazo nk'ibyo. Ahubwo abenshi muri twe tubura ibisubizo byadufasha kwitandukanya n'ibibi mu buzima bwacu, tukagaragaza ubudasa. Niba umeze gutyo muri iki gihe, ngufitiye inkuru nziza nshuti yanjye. By'ukuri hari Imana kandi yaratwihishuriye mu buryo busobanutse neza kandi bwumvikana. Mu ijambo ryayo yandikishije riravuga ngo, kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umugaragu wa byose, ari we yaremesheje isi.